Yangwaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment nk'uko bisanzwe nk'uko mubimenyereye, ni amakuru y'abasitari. Ese Riderman aramutse abaye umudepite wamutora? So ibi ngibi rero nibyo tugiye kuganiraho dore ko ari inkuru nabonye ku mbuga igenda ikomeza gukwirakwira ndetse ikabona ko ari inkuru yishimiwe n'abantu batari bake, bamubwira ati ahubwo bigire impamo kabisa, tugutore tuguhundagazeho amajwi. Ni ukuvuga ngo nagiye kubona kare mbona iyi poste iri kugenda icaracara, nibwo nagize amatsiko njya kureba kuri Instagram account y'uyu muraperi bita Riderman. Ngira ngo Riderman muramuzi ko yakoze ibikorwa bidasanzwe hano mu Rwanda, cyane cyane ko namwita nk'umufondateri w'umuziki nyarwanda, umuziki twumva ubu ngubu ugezweho ubu ngubu. Riderman ari mu bantu bawuzanye hano mu Rwanda, ngira ngo murabizi ibikorwa yagiye akora bidasanzwe, ndetse ikindi kiyongeraho ni discipline iteye ubwoba y'uyu mugabo, ndetse akaba ari nayo abantu benshi bagenda bamushimira bavuga ko ari nacyo bamutorera kuba yaba umudepite aramutse yiyamamaje. So nk'uko mubibona turi kuri Instagram account ya Riderman, akurikirwa n'abantu bageze ku bihumbi 230. N'abantu benshi cyane nibo bamukurikira, aho yaje gutya agahita ashyiraho iyi foto akayiherekesha amagambo avuga ngo reka nze musomere twumve, ngo ndabura imikono 300 gusa ngo mbashe kwiyamamariza kuba depite, ngo ese mwamfasha kuyuzuza? Ubundi muri bracket cyangwa se mu dukubo atashyiramo ngo ndiganirira, ngo ese mu Rwanda ngo byashoboka ko umurasta abadepite uhagarariye urubyiruko? Ngo ese ni iki mwifuza ko depite uhagarariye urubyiruko yavuganira urubyiruko? Ngo ndetse ese abadepite bahagarariye urubyiruko mu myaka yashize ngo umusaruro wabo murawubona? Ngo ni izihe mpinduka urubyiruko rwifuza mu nteko nshingamategeko? Ubundi hasi atafashyiraho icyitonderwa ngo please mu bisubizo ngo twirinde amagambo arimo ikinyabupfura gike ngo n'imvugo zisesereza. Nuko nguko Riderman yavuze, bigaragare ko n'ubundi ari ibintu nyine yashyizeho asa nk'uwikinda kugira ngo arebe uko abantu babifata, dore ko muri iyi minsi hariho inkubiri cyangwa se ikintu kigezweho cyane mu bantu benshi bari kugenda batanga nyine kandidatire zabo kugira ngo bazabashe kwiyamamariza kuba abadepite. Murabizi ko bijyana n'amatora ya perezida wa repubulika, kandi nayo yegereje muri uku kwezi kwa karindwi. Urumva ko ntago ari kera kabisa. Abantu benshi bari kugenda batanga kandidatire, abo utakeka ukabona batanze kandidatire. Rero ntibyagutungura Riderman aramutse avuze ngo ntanze kandidatire ngiye kuba kwiyamamariza kuba umudepite, byaba ari byiza cyane, dore ko abantu benshi banamushimiye bakumva nyine banamutora. So ikeneye gukora iyi nkuru rero ni comment nyinshi nagiye mbona zagarutse kuri iyi post Riderman yashyize hanze, aho benshi bagaragazaga ko bashobora kumushyigikira nyine aramutse abishyizemo imbaraga akaniyamamaza. Ukabona bamwe nyine basa nk'abari kumwinginga ati wataba bari ukiyamamaza nyine, bikaba bitewe n'ikinyabupfura tukuziho. Ibindi ibintu nk'ibi ngibi tubizi mu bihugu nyine bitari u Rwanda, kuko mu Rwanda nta na rimwe umuraperi cyangwa se umuntu uwo ari we wese w'umuhanzi tuzi yiyamamarije nyine kuba umudepite cyangwa se kujya mu nteko nka politike. Ibi ntabwo tubizi hano mu Rwanda, cyane cyane nko muri Uganda murabizi ba Bobi Wine nawe yigeze kuba umudepite mu nteko ya Uganda, nubwo byaje kurangira nawe abaye nyine umwopoza cyangwa se umuhakanyi w'ubutegetsi buriho bwo muri Uganda. Ngira ngo murabizi, murabindusha cyane ibintu bijyanye na politike, murabindusha. So rero ngiye kukunyurira muri make muri comment nyine zagiye zandikwa n'abantu bagiye bakomeye hano mu Rwanda, nabo b'abasitari cyane, aho reka nze nko gusomera kabisa comment zimwe na zimwe, turagenda tuzigarukaho. Uyu ni Anita Pendo. Ngira ngo Anita Pendo muramuzi, nawe akora ibikorwa by'indashyikirwa hano mu Rwanda, cyane cyane mu itangazamakuru. Anita Pendo muramuzi, uririmba umunyakazi kabisa, mujye mwumva Anita Pendo bitewe n'uko akora ibintu byinshi kandi ari umugore nyine, ukabona ko nyine Anita Pendo kabisa arakora. Aho yaje akavuga ngo turahari my son, ngo approved. We nyine ni nko kuvuga ngo umukono wanjye urawufite kabisa, ati muhungu wanjye kabisa ndagushyigikiye nkuri inyuma. Noneho ufata ku mavuta nawe, ngira ngo muramuzi, ubu ngubu asigaye anakora ku Isibo radio. No ntabwo ari ku Isibo, ni ya televiziyo nshyashya nibagiwe uko bayita, ni radio nshyashya nibagiwe uko bayita, ndayibagiweho gato ariko mfata ku mavuta nawe ni umusitari cyane mu bintu bya showbiz, muramuzi cyane.
muramuzi ngo umukono wanjye urawuhorana, niko Fata ku mavuta yamusubije. Noneho Igor Mabano nawe ni umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda. Igor Mabano ubu ngubu asigaye nigisha umuziki ku Nyundo, muramuzi ngo Rasta ugandiye neza, niko yavuze. Urabona ko nyine nta komenti n'imwe iri kumuca intege, komenti zose ziri kuza zivuga neza kabisa. Luckman Nzeyimana nawe akora kuri RBA mu biganiro bya Abasitari, ngira ngo murabizi, murabindusha cyane, mujya mubikurikirana. Nimba ukunda amakuru y'Abasitari, ibiganiro bya Luckman Nzeyimana ntabwo byagucika. Yahise avuga ngo umukono wanjye ndawuguha. Noneho Ally muramuzi nawe ubu ngubu asigaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye umunyamakuru wa showbiz igihe kirekire cyane hano mu Rwanda, kuri za Sarosi, muri za Top 10. Uyu Ally navuga ko ari umwe mu bantu bagiye bazizana. Yahise avuga ngo ahubwo se ko dushaka ko ubikora, urubyiruko waruserukira gitwari, ngo uri umwizerwa wowe cyane. Noneho Murungi Sabe muramuzi, afite channel ikomeye cyane bita Isimbi TV kabisa, ni channel ikomeye cyane, ubu ngubu yujuje na miliyoni y'aba subscribers. Ngo nanjye naguha umukono ndetse na madamu yasinya nta mananiza, kuko uri umugabo mwiza, niko uyu Murungi Sabe yavuze. Pati Kope ahita avuga ngo signed no Emi Rwanda Ikinege ni umunyamakuru ukaze cyane wo ku Gihe, ahita avuga ngo nuko wiganirira nyine, yaba wari ukomeje, ahita aseka cyane, ahita yikomereza. Ngo noneho haza n'abandi benshi bagenda batanga ibitekerezo. Junior Rumaga yashyize ibitekerezo byinshi agaragaza uburyo kino amushyigikiye. Ally ahita agaruka ngo ahubwo naze tumusinyire, ubundi umufashe mu bujyanama bugamije ariko gukorera hamwe, wenda ukazamusimbura arangije manda ze. Hano yari ari gusubiza uyu Junior Rumaga, kuko yanditse ibintu byinshi cyane. Junior Rumaga nawe ni umwe mu basitari navuga ngo b'abahanga, cyane mu bitewe n'imyandikire ye n'ibintu abavuga byose, mubona ko birimo ubuhanga. Noneho Ally ahita azaramusubiza nyine avuga mwa buriya buryo, ati naze umufashe, ati bundi uzamusimbure arangije manda ye, nyine bagaragaza buryo ki abasitari cyangwa se abarasita bakwiye nabo kubona umwanya mu nteko bahagarariye urubyiruko, nk'uko mu bihugu byo hanze bikunda nabwo kugenda. Noneho King James ngira ngo nawe muramuzi, ni umuhanzi. King James ni umuhanzi ukaze hano mu Rwanda. Ahita avuga ngo inkuru yaba nziza, niko yavuze. Urabona ko nta comment kabisa imuca intege, comment zose ziri kuza nyine zigaragaza ko zishyigikiye Riderman ku gitekerezo wenda yaba agize nubwo yaba yikinira. Noneho DJ Pondit nawe muramuzi ko ari umunyamakuru w'inyarwanda, ahita avuga ngo mu 2024 bishoboka nyuma y'imyaka 100. Oh my god, iyi ngiyi yamuciye intege kabisa. Urabona ko iyi ngiyi ntabwo imusubizamo intege, ariko ntacyo, ariko inyinshi n'ubundi nizagarutse zimwereka ko n'ubundi bashobora kuba bamushyigikira. Izi ni komenti nyinshi ntago nazivamo, hariyo komenti nyinshi kabisa, gusa inyinshi urabona ko ari izigaruka n'ubundi zimushyigikira, zimwereka ko bishobora kubaho. Urabona ko nyine nta komenti nyinshi ziri kumuca intege, ariko bino bintu nyine byaba ari byiza twaba tugize umuhanzi cyangwa se umusitari mu Rwanda uri mu nteko, kandi ndakeka agiye mu bintu by'urubyiruko anabizi cyane kubarusha, yanabikora neza cyane. Riderman afite ikinyabupfura, icyo ni icya mbere. Ikindi yaranize Riderman buriya yarize cyane, nawe azi ibintu nyine bijyanye no kuyobora, ntabwo wabijyamo nta na nosiyo ufite yo kuyobora, ntabwo bishoboka. So rero nta bindi birenze rero, ukora kukugezaho kano kantu kabisa. Nawe niba ufite igitekerezo ugitange muri komenti, biremewe kabisa. Ugaragaze ukuri kwawe ukuntu nyine byaba bimeze, nimba Riderman wamutora kabisa aramutse avuze ko agiye kwiyamamariza kuba umudepite, ese mubona yabikora neza? So komenti zanyu ndazitegereje. Mukomeze mukurikire Kigali The Twilight Talks Entertainment, yari amakuru y'abasitari. Murabizi ko yo ari akagaruka buri mwanya bari amakuru mashyashya n'inkuru nshyashya kabisa. So murakoze cyane rero, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza. Turabakunda cyane, murakoze cyane, nahamukanye.